umaze icyumweru cyose wigisha umuntu ko ubuntu bw'Imana bwamubatuye mu bubata bw'amategeko, bityo Kristo niwe sabato yacu ntabwo tucyubahiriza umunsi umwe by'umwihariko kuko Kristo ari we sabato yacu. Ibyo ndabyumvise ndabyakiriye. Ku cyumweru gitaha unkuriyeyo Maraki, urambwiye uti muzane ibya 10 n'amaturo mu nzu yanjye, sibyo? Si icyanditswe kera. Arangije akoresha iryo jambo ngo nimuzane, ngo abize itondagura ry'inshinga muzane. Ni ugusaba cyangwa ni ugutegeka? Noneho isabato yo ntabwo yari ikiri itegeko, ariko icya 10 cyo ni ugutegeka. Nimuzane. Harya twabatuwe mu yahe mategeko, dusigara mu yahe mategeko? Urumva rwa rujijo? Urumva yabo burona ukuntu iteye? Donko ugasanga abatari ku isabato bari ku cya 10, abatari ku cya 10 bari ku mirimo runaka. Mbese twananiwe kwakira Kristo ngo aduhindukire gusohora kw'amategeko. Gitangaje kiriya cya 10 cyo muri Maraki uzasanga atari n'abana ba Isirayeli bagitangaga. Nitujya mu bya 10 uzasanga atari abana ba Isirayeli bagitangaga. Kiriya cya 10 cyajyaga mu nzu y'Imana i Yerusalemu, ni ukuvuga ngo muturuka hasi muri benshi, ariko uko bizamuka hakaza kugera agasongero kari hejuru. Ni triangle kwa. Donc ntago mungana. Uko muzamuka piramide igenda yiyegeranya, ariko ababo hasi baratwarwa n'abahariya mu gasongero. Ujya wumva bavuga ikintu cyitwa Nouvelle Ordre Mondiale. Nimorode yaje kugira igitekerezo cyo gushyiraho indi Nouvelle Ordre Mondiale. Impamvu yitwa Nouvelle Ordre cyangwa icyerekezo, mu by'ukuri iyo tubona nyine isi tuyibona Uburayi bumeze uko bumeze, uku Amerika imeze uko imeze, tukagira ngo Afurika yahoze ari ntazi nigira, ariko Afurika ifitanye amateka n'iyi si. Afurika ifite ibintu bitangaje yakoze mu isi, ndetse kuko Hamu yabyaye abahungu 3, harimo Misirayimu ari we se w'Abanyamisiri. Abajyaga bavuga Misiri batazi impamvu ni umuhungu witwa Misirayimu wabyawe na Hamu. Abyara Kushi ari we se w'Abanyetiyopiya, muzi ko ku Etiyopiya yahoze yitwa ubwami bwa Kushi. Abyara na Puti ari we se kariya gace ko muri Sudani. Buriya butaka ubundi bwahoze bufashe kuri Afurika mbere yuko baza gucukura icyo bise Canal de Suez. Canal de Suez niyo yomoye Kanani kuri Afurika, bituma urebye nujya no kwikari tuzabona barabuze aho bayishyira. Hari ikintu mbajije ngo ni ibiki bigize Babuloni? Babuloni igizwe n'umudugudu ikagirwa n'umunara. Uriya munara akamaro kawo nuko uzagenda ugakora. Nusoma mu Cyongereza uzasanga yarababwiraga ngo do not conform yourself to the pattern of this world. The pattern, ntugirane partenariat, ntugirane partnership n'ubutware bw'iyi si. Mu Gifaransa bakoresha ijambo ngo bâtissons-nous un tour dont le sommet touche au ciel. Dont le sommet. Donc yari tour wari umunara bagomba kubaka, agasongero kawo gusa kakaba ariko umunara wuzuye abaririmbyi, umunara wuzuye abanyamasengesho, wuzuye abavugabutumwa, wuzuye abadiyakoni, ariko agasongero k'uwo munara niko konyine kagomba gukora. Ibyahoze ari imihamagaro tubihindura amapeti neza, ku buryo uburyo bwose nitwara mba ndimo nihatahata muri izi nguni za Babuloni ngo ndebe ko nanjye nagera mu gasongero nkakora ku ijuru. Imana hari Ordre Mondiale yatanze, itanga uburyo abantu bakwiye kubaho, igira amategeko ya natiriho abantu, ariko ubu ngubu noneho haza guhaguruka abandi biyitsa abubatsi nyabo, des francs-maçons. Abubatsi nyabo abo twita abaframaso cyangwa freemason. Bo baza noneho biriya bintu baje bagira ngo ni coincidence, ariko ntabwo ari coincidence habe na gatoya. Biriya bintu ni ugukora mu jisho ry'Imana, nko kuyereka ngo Nimorode waramutesheje, noneho twe tuje turagasongero sasa. Baza ari agasongero kugira ngo mu buryo bw'umwuka basoze icyo Nimorode yari yaratangiye. Niba udakeneye ko Babuloni kugwa hejuru, birasaba ko uyisohokamo kugira ngo udasangira nayo ibihano by'ibyaha byabo. Ubuzima bw'isi ya none uyobowe n'impiya, abafite ikimenyetso cy'amaraso.
uyu mwanya ni umwanya w'ikiganiro cyacu tugira kuri Iron TV, ikiganiro cyitwa Menya Nili. Tuguhaye ikaze mu kiganiro rero, ariko tunaha ikaze abadukurikiye bose bari hirya no hino mu bihugu bitandukanye ku migabane igize isi, bakunda iki kiganiro kuri Iron TV, ishakira ry'ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Duhaye ikaze buri muntu uwo ari we wese arisanga kuri iki kiganiro cyiza tugiye kugirana n'uyu mubyeyi Clarisse. Clarisse ari Belgique, kandi turifuza kugira ngo twubake ubumwe bw'itorero rya Kristo binyuze mu ijambo ry'Imana mu nzira zose byacamo, haba mu gusenga ndetse no mu ijambo ry'Imana n'ibindi byinshi by'ubumenyi, kugira ngo turusheho kumenya isi turimo uko imeze. Rero duhaye ikaze buri wese, mwebwe mudukurikiye kuri Iron TV. Imana ibahe umugisha. Yewe ugiye kureba ikiganiro nk'uko bisanzwe, nitwa Jean-Luc Ikingeneye. Hanyuma Clarisse, tuguhaye ikaze rero kuri Iron TV, urisanga mu kiganiro twabatumiyemo, ikiganiro kivuga ngo abantu nibasohoke muri Babuloni, cyangwa se gusohoka muri Babuloni. Twifuje ko tuganira kuri iki kintu. Abantu benshi bakunze kuvuga ku birebana na Babuloni, ariko ugasanga bamwe ntibarimo kubyumva neza. Mbere y'uko rero twinjira kuri iyi topiki yacu yo gusohoka muri Babuloni, reka udufashe dusenge hanyuma twinjire mu kiganiro. Turagushimiye Mwami Imana yacu, yuko mu gihe nk'iki mu bo uhamagaye no mu bo uhagurukije natwe turimo Mwami, kugira ngo Uwiteka tugire icyo duhaye dusangiza abadukurikira, kandi Mwami n'abafite inzara n'inyota byo kumva ijambo ryawe. Reka rero Mwami muri aka kanya umuntu wese ugiye gukurikira, umutima we uhumuke rwose Uwiteka, kugira ngo yakirire ijambo kandi rimubere nk'indorerwamo yireberamo, agakosora ibitameze neza Mwami Imana, akagira icyo ahindura mu buzima bwe. Kandi Mwami natwe duhe kuvuga rwose dushize amanga, kugira ngo haba icyo wampaye, haba icyo wahaye Jean-Luc, tubashe kubigeza kuri bene data badukurikiye, maze tuzahurire i Siyoni twibukiranye ibi bihe Mwami wanjye. Mu izina ry'Umwami Yesu dusenze twizeye, amen. Amen. Clarisse, turashaka kugira ngo uyu munsi tuganire ku kiganiro cyangwa se kuri topiki cyangwa se insanganyamatsiko irebana no gusohoka muri Babuloni. Mbere ya byose, ubundi Babuloni ni iki, cyangwa se Babuloni ni iki? Babiloni. Ikindi ntacyo, reka duhere kuri icyo ngicyo. Babuloni ni iki? Urakoze cyane kuri icyo kibazo. Wa mugani, biragoye kuba wasohoka ahantu utanazi n'aho ariho, kuko mbere y'uko umenya ko uhari ugomba kumenya n'aho ariho. Numara kumenya aho ariho niho uzamenya niba unahari koko kugira ngo hasohoke. Babuloni rero sinzi niba nahita ninjira neza mu kiganiro tugatangira kuyumva duhereye ku byanditswe byera, ariko ijambo Babuloni ubwaryo uraza kumfasha dufatanye gushakana iryo jambo mu Kinyarwanda. Ni ijambo risobanura confusion, urujijo. Nari ngiye kuvuga gucanganyukirwa, ariko ni urujijo. Mu Gifaransa Babylon bivuga confusion par le mélange, urujijo ruturutse ku ruvangitirane rw'ibintu. Ibintu byivanga, ukabura icyo ufata, ukabura icyo ureka, bikaba biri aho ari ikivange. Donc abantu bakaba muri icyo kintu cy'urujijo, hanyuma rwa ruvange rugatuma baba mu rujijo ruhoraho, batabasha kuvangura ibintu. Niyo Babuloni iyo ariyo. Mu kanya nitubyinjiramo turayireba muri Bibiliya, ariko igisobanuro nyacyo cya Babuloni ni confusion, ni urujijo, ni ugucanganyukirwa biturutse ku ruvangitirane rw'ibintu. Abantu benshi cyangwa se amadini amwe n'amwe nagiye numva aho bakunda kuvuga ku kirebana na Babuloni. Hari nk'idini rimwe cyane rikunda kubigarukaho kubera imyemerere yabo, nk'idini ry'abatemwe b'Jehova, abatemwe, abayehova. Ariko n'idini ry'Abadiventiste bajya babivugaho, aho bagaragaza ko amadini yose atubakiye
kuri iri tegeko rya kane rivugwa Imana mu mategeko 10 Imana yahaye Mose, itegeko rya kane ry'isabato, yuko amadini yose atubahiriza iri tegeko rya kane ry'isabato yose ngo ni Babuloni. Hanyuma ese icyo cyo wowe wakitubwira iki, ucyumva ute? Uko niko kuri cyangwa? Hanyuma andi madini yose akaba ari Babuloni uretse bo? Ni ukuvuga ngo abantu bose batagendera cyangwa se badakurikiza itegeko rya kane, wibuke kwezi umunsi w'isabato, ikira kiruhuko nyine cyo ku isabato, bavuga ko ayo madini yose ari Babuloni. Ese wowe ibyo byemera nk'ukuri? Ntangiye nkubwira ko Babuloni ubundi bisobanuye ko ari urujijo rushingiye ku ruvangitirane rw'ibintu. Yego. Iryo tegeko naryibajijeho kenshi, ariko mbyibazaho nkubwiye ahantu byaturutse kugira ngo nibaze kuri iryo tegeko. Mu rusengero iwacu twari tumaze kwiga ku cya 10, ariko navuga ko habaye ikosa ryo kutwigisha ku cya 10 bamaze iminsi bari kutwigisha ku gitabo cy'Abaroma, aho badusobanuriraga ko ubuntu bw'Imana bwatubatuye mu bubata bw'amategeko. Wumva ahantu rwa ruvange rubera ikibazo, umaze icyumweru cyose wigisha umuntu ko ubuntu bw'Imana bwamubatuye mu bubata bw'amategeko, bityo Kristo niwe sabato yacu, ntabwo tucyubahiriza umunsi umwe by'umwihariko kuko Kristo ari we sabato yacu. Ibyo ndabyumvise, ndabyakiriye. Ku cyumweru gitaha unkuriyeyo Maraki, urambwiye uti muzane ibya 10 n'amaturo mu nzu yanjye, sibyo? Si icyanditswe kera? Yes. Nibuka ko umunsi batwigisha kuri iryo jambo, umukozi w'Imana wari mutwigisha yaratubwiye ngo muzane ibya 10 n'amaturo mu nzu yanjye, ngo ngaho nimubingerageresha. Arangije akoresha iryo jambo ngo nimuzane, ngo abize itondagura ry'inshinga muzane. Ni ugusaba cyangwa ni ugutegeka? Noneho isabato yo ntabwo yari ikiri itegeko, ariko icya 10 cyo ni ugutegeka, ni muzane. Aho rero nibuka ko nari umwana muto biranshanga, ndavuga se harya twabatuwe mu yahe mategeko, dusigara mu yahe mategeko? Urumva rwa rujijo, urumva yabo Babuloni ukuntu iteye. Donko harazamo urujijo rw'amategeko amwe atwaranja, afite icyo atwinjiriza, ayo ngayo turacyayakomeyeho. Ariko noneho andi mategeko afite ukuntu atubata, afite ibyo adutegeka, iyo ayo ngayo urebye twayabatuweho. Ubwo se koko urwo si urujijo? Ariko ijambo ry'Imana riravuga, reka yenda mpite nkusomera iki cyanditswe kiri mu Bagalatiya, utumye numva aricyo nagusubirisha. Ntabwo nshaka kuvuga ku idini rimwe by'umwihariko, kuko buri madini yose agira bene utwo tuntu. Ugasanga abatari ku isabato bari ku cya 10, abatari ku cya 10 bari ku mirimo runaka. Mbese twananiwe kwakira Kristo ngo aduhindukire gusohora kw'amategeko. Ugasanga hari bimwe twubakiyeho, ibindi ntidushaka kubifata, dusigaye dutora mu mategeko y'Imana nk'abatora ibishyimbo. Iki cyanditswe cyo mu Bagalatiya ibice 3 kitubwira ko uba muri ayo mategeko azabeshwaho nayo. Icyakora koko nayubahirize yose, ntagire na rimwe akuramo, ahere ku bitambo akurikizeho. Ntunambwire isabato imwe, habagaho amasabato ngira ngo 8. Akurikizeho amasabato y'ubutaka, akurikizeho amasabato y'imyaka, akurikizeho nagera ku bya 10. Atanga ibya 10 byose uko ari 4, ntambwire ngo ari gutanga icya 10 kimwe. Nubishaka iki cya 10 cyo tuzanagikoreye ikiganiro cy'umwihariko, kuko umva icya 10 icyo cyo tuzagikora ikiganiro cyacu, ndabyumvise, ahubwo birakomeye. Wa mugani dusobanukirwe neza, abantu bamenye icya 10 se gikwiriye gutangwa, ubundi se bwo gitangwe gute? Ese ubundi amadini kabishishikariza abantu cyane kugitanga, bakabyerekana nk'aho hari itegeko. Ubundi ni itegeko. Niba ari itegeko rero, niba abantu badakurikiza iryo tegeko, kandi itegeko ry'Imana nta discretion ibamo, ubwo ni ukuvuga ngo bazarimbuka rero batagitanga. Nibura niba ari itegeko ry'Imana, reka tugitanga uko rya tegeko ryabivuga.
yego sibyo tujye muri iryo tegeko dusesengura ibyo bya 10 byose byabagaho tubitange uko Bibiliya yigishaga kubitanga wiselectiona kimwe ngo bari kinyigisha gutanga cyo muri Maraki igitangaje kiriya cya 10 cyo muri Maraki uzasanga atari n'abana ba Isirayeli bagitangaga nitujya mu bya 10 uzasanga atari abana ba Isirayeli bagitangaga kiriya cya 10 cyajyaga mu nzu y'Imana i Yerusalemu nicyo bitaga dime de dime icya 10 cy'ibya 10 umurewi yegeranyaga ibya 10 byose yakiriye agakuramo icya 10 cyabyo icyo nicyo yajyanaga mu nzu y'Imana i Yerusalemu abana ba Isirayeli ntango bajyaga bajyana ibya 10 mu nzu y'Imana babihaga umurewi w'iwabo yego umurewi w'iwabo niwe wenyine wajyanaga icya 10 mu nzu y'Imana i Yerusalemu none baratubwira ko ari bo barewi ariko bakanatubwira kugira ngo babe ari bo bajyana rero icyo cya 10 cy'abarewi ni twebwe duhindukira tukakijyana none ese ubwo ntibicuritse urumva ni ikibazo gikomeye reka icya 10 gise ntaba gicumbitse kuko n'ubundi iyi topic tugiye kuganiraho ni ibyo byose tuzagenda twinjiramo turebe icyo bita urujijo cyari cyo urujijo mu itorero urujijo mu madini urujijo mu bantu ku buryo abantu bamenye urujijo rwari mbere yuko udusomera ahandi mu Bagalatiya warutubwiye twashakaga kugira ngo udufashe ese Bibiliya hari ahantu igaragaza iri jambo Babuloni ese byari byagenze gute ubundi Bibiliya mu by'ukuri inshuro ya mbere ivuga ubwami bwa mbere Bibiliya ikoresha ijambo ubwami bwari ubwami bwa Babuloni kuko Imana yaremye Adamu na Eva irabarema ibashyira muri Edeni irababwira ngo nibatware ariko uburyo bari gutwara ntago yari ibi bintu biri piramidale urabona uburyo Babuloni yubatse nikizakubwira ko uri muri systeme ya Babuloni nuko uzasanga hari systeme ya piramide systeme ya piramide iteye itya turaza kubisoma mu kanya muri Bibiliya ni ukuvuga ngo muturuka hasi muri benshi ariko uko bizamuka hakaza kugera agasongero kari hejuru ni triangle kwa donc ntago mungana uko muzamuka piramide igenda yiyegeranya ariko ababo hasi baratwarwa n'abahariya mu gasongero ntago rero Imana yigeze ishyira Adamu na Eva muri piramide muri Edeni ahubwo yabashyize muri Edeni babwira gutwara ibindi bintu byose biri ku isi ahantu byaje gupfira Babuloni izamo ni igihe umugabo witwa Nimorodi yaje kugira igitekerezo ujya wumva bavuga ikintu cyitwa nouvelle ordre mondiale Nimorode yaje kugira igitekerezo cyo gushyiraho indi nouvelle ordre mondiale impamvu yitwa nouvelle ordre cyangwa icyerekezo gishya cy'isi nuko cyari kije kuvuguruza icyerekezo Imana yari yarahaye isi yego hanyuma rero uwo nguwo niwe wafasha abantu arabajyana ajya kubashingisha ubwo bwami bwa Babuloni Nimorode tumusanga mu itangiriro igice cya 9 icya 10 n'icya 11 ariko mu cya 9 niho batubwira Nimorode neza uwo ari we Nimorode rero niwe watangiye ibyo bintu by'i Babuloni ariko ahantu hose muri Bibiliya Imana yabwiraga abantu ko batangiye gutana yabigereranyaga n'Ababuloni Yeremiya yavuze kuri Babuloni bigeze mu byahishuwe noneho bibakarundura aho uriya muhanuzi cyangwa bakunze kumwita umuhishuzi Yohana we noneho yayibonye iyo witegereje mu gice cya 17 arabanza akayireba nawe agatangara kubera ukuntu Babuloni yari iteye ubwoba ngo arayireba ajya dans l'admiration niko bavuga mu gifaransa arumirwa neza iyo wadimiye ikintu ntago ari ugutangara gusa mbese ni kwa gutangara ariko uvuga uti wow mbega gukomera mbega ubwami bukomeye mbega ubwami bw'imbaraga ariko muri 18 ngo agiye kumva yumva ijwi rivugira mu ijuru rivuga ngo iraguye Babuloni ikomeye nubwo wari umurwa ukomeye ariko ibyawo birangira ari ukugwa muri icyo gice cya 18 ni naho marayika avuga ngo bwoko bwanjye ni mu usohokemo ariyo magambo tugiye kuganira uyu munsi niba udakeneye ko Babuloni kugwa hejuru birasaba ko uyisohokamo kugira ngo udasangira nayo ibihano by'ibyaha byabo murakoze ni ukuvuga ngo ijambo Babuloni rikomoka kwa Nimurodi
ijambo babuloni rikomoka kwa nimorode kandi rikaza rivuga nyine ya confusion. Ibintu by'i Babuloni ntibijya bisobanuka neza. Ibintu by'i Babuloni, iyo usengera muri Babuloni haba harimo ibintu by'amayobera matagatifu, haba harimo ibintu by'ubwiru, haba harimo ibintu udashobora kumva. Kandi ikikwereka ko ari Babuloni koko nuko iyi nzira turimo ijya mu ijuru Yesaya yarayibonye, arangije aravuga ngo hazabaho inzira nyabagendwa. Inzira nyabagendwa ntibamo confusion, ngo iyo nzira izitwa iyo kwera, ngo abanduye imitima ntibazayinyuramo, ngo umugenzi naho yaba umuswa. Igituma muri Babuloni ducanganyukirwa nuko babitwereka nk'aho ari ibintu bihambaye kubimenya, ariko inzira ijya mu ijuru yo umugenzi naho yaba umuswa ntazayiyoba, kuko umwana w'Imana ari we mucyo muri yo. Ariko muri Babuloni hahoramo utuntu tugucanga wumva tutumvikana ukuntu, ukumva kabisa hari ikintu kiburamo, ukumva iyo nzira urimo ntabwo iri nyabagendwa neza. None Clarisse, ni ukuvuga ngo Babuloni iri mu buryo bungahe? Kuko utangiye tubwira Babuloni yo mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 11 kwa Nimurodi, tujya no mu byahishuwe ku muhishuzi Yohana. Ese iyo Babuloni ya Nimurodi ihurira hehe n'iyo Yohana yavuze? Urebye Nimurode wavuga ko Nimurode yashyizeho urufatiro, yatangiye kubaka, abandi baraza bubakaho. Yego. Babuloni iyo tubona mu Itangiriro ni nayo ikomeza kugera mu byahishuwe, ntabwo ari Babuloni ebyiri zitandukanye. Ariko iyo tubona mu Itangiriro tuyibona irimo uburyo bubiri. Reka tunahasome dayeri, ubwo hahandi mu Bagalatiya uraza kunyibutsa mpavuge, kuko wari wambajije ku bintu by'amadini avuga ko abantu bose bari muri Babuloni kubera itegeko runaka batubakiraho. Ariko nashaka gusomera uriya murongo wo mu Bagalatiya 3:10 uvuga ngo abiringira imirimo itegetswe n'amategeko bose ni ibivume, kuko byanditswe ngo havumwe umuntu wese udahirimbanira ibyanditswe mu gitabo cy'amategeko byose ngo abikore. Biragaragara yuko ari nta muntu utsindishirizwa n'amategeko imbere y'Imana, kuko ukiranuka azabeshwaho no kwizera. Nyamara amategeko ntagira icyo ahuriyeho no kwizera, ariko rero uyakomeza azabeshwaho nayo. Ako ngako rwose uyakomeza nayo azabeshwaho nayo, ariko ubwe ni ikivume, kuko bigaragara ko nta muntu wakubahiriza imirimo yose itegetswe n'amategeko. Ni ukuvuga ngo hari n'ahagera akavuga ngo uwavuze ngo ntuzagire utya niyo wavuze ngo ntuzagire utya. Ni iki gituma utoranya amategeko y'Imana? Niba rero wiyemeje gutsindishirizwa n'amategeko, yahirimbanire yose utagosoye udatoye, uyasohoze uko angana. Naho ubundi uraba wishyizeho umuvumo w'amategeko. Niba rero ibyo utabishoboye, emera gutsindishirizwa no kwizera, uyoborwe n'Umwuka Wera, kuko abayoborwa n'Umwuka nibo bana b'Imana. Icyakora nubigeraho ugahirimbanira amategeko, ukabasha kuyasohoza uko ari, ubigenza atyo nawe azabeshwaho nayo. Ni ukuvuga ngo uzajya wishakamo imbaraga zo gutuma utiba, ntabwo kuba tudatwarwa n'amategeko bituma dukora ibyaha bibuzwa n'amategeko. Ahubwo Tito niwe wavuze ngo, Pawulo yandikira Tito mu bice 2, aramubwira ngo kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse, butwigisha kureka kutubaha Imana kose. Iyo wemeye gutsindishirizwa no kwizera, uhabwa ubuntu bw'Imana bugushoboza gusohoza ibyategetswe n'amategeko kandi utari mu byihatamo, kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse. Haleluya. Ariko iyo uri imbata y'amategeko, uhora ugenda nk'ugendera ku magi, wigengesereye, mbese ibyo ngibyo bikuri mu mutwe, ni nawe ugomba kubyishoboza. Ariko ubuntu bw'Imana bugushoboza gusohoza gukiranuka kuri muri Kristo Yesu, ubwo bwarabonetse, kandi butwigisha kureka kutubaha Imana kose. Haleluya. Rero gutsindishirizwa turagufite muri Kristo Yesu, kandi iyo usomye
usanga twari dufite amategeko ajyanye n'iminsi, amategeko ajyanye n'imihango n'imigenzo. Ayo ngayo bamwe mu bo wambwiraga nabo bemera ko twayabatuweho kuko ntibagitanga ibitambo, ntago bagikora ya sabato y'ubutaka ngo bamare imyaka 7 bahinga, nibarangiza imyaka 6 bahinga, uwa 7 baraza ubutaka. Hari ibintu byinshi nabo batagikora, ariko confusion kabisa, ugasanga harimo gutoranya ibyo twubaka n'ibyo tutubakaho. Rero ahangaha igikenewe ni ubuntu bw'Imana. Ese Karame, isezerano rya kera n'isezerano rishya bihurira he? Isezerano rya kera iyo usomye mu byanditswe byera usanga isezerano rya kera kuva mu aho ritangirira kugera mu gitabo cyaryo cya nyuma ryose ryatuteguzaga Kristo ugiye kuza. Amategeko yari ari mu isezerano rya kera n'ibyahanuwe byose mu isezerano rya kera, ndetse n'imihango n'imigenzo imwe n'imwe bakoraga mu isezerano rya kera, yose yasobanuraga Kristo ugiye kuza n'icyo aje gukora mu mitima yacu. Ndaguha urugero nk'umuhango wo gukebwa, reka mba ariwo mfata kuko nzi ko nta dini rya gikristo rikigisha bene uwo mugenzo. Ariko kuriya gukebwa kwasobanuraga gukebwa twari tugiye gukebwa na Kristo mu mitima yacu. None se ubu kuko bakebwaga kiriya gihe tubwira abantu bose ngo abadakebwe ntibazinjira mu bwami bw'Imana? Kubera iki ubundi tubwiriza amategeko yose iryo ryo tukaryihorera? Ubu se tubwira abantu ngo nibongere bashyireho amategeko ya yubile kandi Kristo yaraje kugira ngo asohoze ahinduke yubile yacu? Rero isezerano rya kera ndumva ari no muri iki gice cya 3 cy'Abagalatiya babitubwiraho, batwereka ko isezerano rya kera ryari rimeze ofite ngo isezerano rishya n'irya kera bimeze nk'amasezerano abiri, ngo amategeko no kwizera bimeze nk'amasezerano abiri. Ngo isezerano rimwe ryahawe Hagari wabyaye Ishimayeli, isezerano rya kabiri rihabwa Sara umugore w'isezerano wabyaye Isaka umwana wari uje kuragwa ibyasezeranijwe. Agereranya rero isezerano rya kera nk'umwana utari uri mu isezerano, icyakora waturutse kuri se wo kwizera, sogokuru wo kwizera. Yarangiza hari ahantu agera ngo akamubwira, ni muri iki gicera untunguje icyo kibazo, icyo cyanditswe sinagiteguye, ariko aho ngaho Pawulo yari arimo yigisha ijambo Imana yabwiye marayika yabwiye Aburahamu amubwira ngo senda inshoreke n'umwana wayo. Arimo yigisha abizera ngo nabo nibasenda inshoreke n'umwana wayo, kuko inshoreke n'umwana wayo byasobanuraga amategeko. Donc inshoreke yari Hagari, hanyuma hakaza umwana wayo Ishimayeli ariwe mategeko. Nyamara Ishimayeli nawe yari mwene Aburahamu. Ariko Isaka abonetse, Isaka wasobanuraga kwizera noneho tugiye kubamo. Isaka abonetse, Ishimayeli ntiyaba agifite umwanya we mu rugo rwa Aburahamu. Uri kubyumva? Nubwo Ishimayeli ari umwana wa mbere watumye Aburahamu yitwa data, yitwa umubyeyi, yitwa papa nk'abandi bose, ariko igihe Isaka umwana w'isezerano yari amaze kuvuka, Pawulo atwigisha neza ko icyo cyanditswe ndaza kukikurebera nkiguhe yenda ugishyire muri description kugira ngo abantu baze kukisomera. Ariko igihe Isaka yari amaze kuvuka, ngo marayika abwira Aburahamu kubera agahinda Sara yari afite ko kubana n'inshoreke, ngo aramubwira ngo senda inshoreke n'umuhungu wayo, ngo kuko umugore w'isezerano nawe yarabyaye. Haleluya! Ubu rero ni igihe cyo kubana n'umwana w'umugore w'isezerano. Imana igumushye cyane. Gituma nkubajije ku bireba n'isezerano rya kera n'isezerano rishya, nubwo tutinjiramo cyane, wenda nabyo tuzabikora ikindi kiganiro, nuko ibi nabyo biri mu biteza confusion mu bayoboke b'amadini atandukanye, kuko urumva bamwe bibanze mu isezerano rya kera mu mategeko, abandi nabo bageze muri shya ugasanga ntabwo ari kwemeranya n'abari mu mategeko y'isezerano rya kera. Ibyo nabyo bizanye confusion, kuko niba bamwe bibanda ku isezerano rya kera bakaza no muri
ya mategeko twabonye 10 Imana yahaye Mose, nubwo bamwe abadivatisi bakunda kubivuga, reka tujye tubivuga kuko n'ubundi nyine ni amadini vuga yuko ari amategeko yanditswe n'urutoki rw'Imana atigeze akurwaho n'umunsi n'umwe, ngo keretse amategeko y'imihango yonyine niyo yavuyeho. Hari inzira nyinshi bifashisha bareba, ariko ukibaza ukuntu abantu bamwe bari mu isezerano rya kera, abandi bakaba bari mu isezerano rishya, ugasanga barahora bahanganye muri ubwo buryo. Ni nayo mpamvu uyu munsi rero twifuje kugira ngo dutange iki kiganiro cyo gusohoka muri Babuloni. Babuloni ngo twatangiye tuyivuga, ngeze aho ushaka kubaza, ese ni ibiki bimwe mu biranga Babuloni? Ese ubundi uyu munsi Babuloni ni iki? Nk'uko twabonye ko ari urujijo, turagira ngo noneho ufokasinge uvuge izina cyangwa mu birebana n'ubuzima tubamo buri munsi, kuko tuvuze urujijo gusa abantu ntibasobanukirwa ibyo ari byo. Ahubwo noneho uyu munsi Babuloni wayita iki? Ko tubonye i Babeli cyangwa se kwa Nimurodi ari umunara bubatse wa Babeli, Yohana akaba yarabigarutse akavuga ngo ni muyisohoke Mose. Ni wa munara w'i Babeli Imana yabwiye Yohana ngo nabwire abantu bawusohoke Mose, wari ugihari. Uyu munsi Babuloni ni iki? Urwo rujijo ni ibiki bigaragaza urujijo muri ubwo buryo, mu yandi magambo? Reka mbanze nsome iri jambo riri mu itangiriro igice cyaho cya 11, kuko riraza kumfasha gusobanura neza icyo Babuloni ari cyo. Turahera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 7. Ijambo ry'Imana riravuze ngo isi yose yari ifite ururimi rumwe n'amagambo amwe, bagenda berekeye iburasirazuba, babona ikibaya kiri mu gihugu cy'Ishinari, barahatura. Birana bati, mureke tubumbe amatafari tuyotse cyane, kandi bagira amatafari mu cyimbo cy'amabuye, bakayafatanisha ibumba. Muri Bibiliya y'Igifaransa hano handitse ibumba, handitse sima, donc ni sima. Bakayafatanisha ibumba mu cyimbo cy'ibyondo, baravuga bati, mureke twiyubakira umudugudu ako ngako gafate. Ikintu cya mbere bagombaga kubaka muri Babuloni ni umudugudu, une ville cyangwa se umujyi runaka. Mureke twiyubakira umudugudu, noneho muri uwo mudugudu twubake n'inzu ndende y'amatafari izagere ku ijuru, kugira ngo twibonere izina rimenyekana, twe gutatanira n'isi yose. Urumva ikintu cyari kigiye gutuma bubaka iyo nzu, kugira ngo biyubakire izina, kugira ngo babone izina rimenyekana n'isi yose. Numvisemo ibintu bibiri ahubwo bikomeye. Umunara ugiye gukora ku ijuru, ntago nkumvise. Numvisemo ibintu bibiri bikomeye ahubwo. Numvisemo icya mbere kubaka izina, icya kabiri kudatatanira ku isi yose. Aho rero ndaje nkwereka uburyo umuntu ashaka kuvuguruza Imana, agashaka gukora neza. Nakubwiye ko iyo ariyo nouvelle ordre mondiale ubundi itangirira. Ikintu gituma iyo ariyo nouvelle ordre mondiale ni uko hari ordre mondiale Imana yari yaratanze. Igihe Imana yari imaze kurimbura isi yo ku bwa Nowa, abari barokotse hari ordre yari yabahaye, hari icyerekezo yari yabahaye. Ariko haguhagurukiye undi mugabo namubabwiye, ni Nimurodi mu gice cya 9. Aravuga Nimurodi, ndetse abasobanuzi ba Bibiliya, kuko Nimurodi bavuga ko ni mwene Kushi. Ubundi hari ibindi biganiro tuzagirana, urabizi, tuzavuga cyane kuri Afurika, ariko ntabwo ushobora kuvuga Afurika udahereye kuri Nimurodi. Reka kandi ko tukabwira abantu ahubwo tugatera amatsiko. Abadukurikiye kuri Iron TV dufite ikiganiro tugiye gutangira kirebana n'ubuhanuzi kuri Afurika, cyangwa se Afurika mu buhanuzi. Rero murabe hafi muzumve Afurika mu buhanuzi. Ni ubuhe buhanuzi buyivugwaho se bivugwa muri ubwo buhanuzi? Twakomeje cyane. Mu by'ukuri iyo tubona nyine isi tuyibona Uburayi bumeze uko bumeze, uku Amerika imeze uko imeze, tukagira ngo Afurika yahoze ari nta zina igira. Ariko Afurika ifitanye amateka n'iyi si. Afurika ifite ibintu bitangaje yakoze mu isi, ndetse ntushobora kuvuga Afurika utavuze Nimurodi, kuko murabizi ko batwita bene Hamu, twebwe abirabura. Bavuga ko dukomoka ku muhungu wa Nowa witwaga Hamu, kuko Hamu yabyaye abahungu 3, harimo Misirayimu
ari we se w'abanyamisiri. Abajyaga bavuga Misiri batazi impamvu ni umuhungu witwa Misirayimu wabyawe na Hamu. Abyara Kushi ari we se w'abanyetiyopiya. Muzi ko ku Etiyopiya yahoze yitwa ubwami bwa Kushi. Abyara na Puti, yabyaye abana 4 nako. Abyara na Puti. Puti ari we se kariya gace ko muri Sudani. Hanyuma abyara n'umuhungu we w'abucura witwaga Kanani, aribwo buriya butaka Isirayeli ituyeho uyu munsi. Buriya butaka ubundi bwahoze bufashe kuri Afurika mbere yuko baza gucukura icyo bise Canal de Suez. Canal de Suez niyo yomoye Kanani kuri Afurika, bituma urebye nujya no kwikarita uzabona barabuze aho bayishyira. Bananiwe kuyishyira muri Aziya kuri Afurika cyane. None se ntuzi ko igihe abana ba Isirayeli bari muri Egiputa hari inzira y'amaguru yabashaga kubakura muri Egiputa ikabageza i Kanani. Ariko Imana ngo ihitamo kubanyuza iy'ubutayu. Yibizigo kabisa. Ibanyuza rero iy'ubutayu kubw'ibyo bagombaga kubonera, donc nibyo bagombaga kwiga. Bajya gusoza urugendo babwira ngo wibuke imyaka 40 iyo nakunyujije mu butayu, ngo kugira ngo nkugerageze nkumenye kuzanyubaha. Iyo banyuriye amaguru ntabwo byari gukunda, byasabaga ko banyuriye ubutayu. Hanyuma rero Kushi yaje kubyara uwo muhungu witwa Nimorode. Nimorode Bibiliya iratubwira ngo yari umuhigi ukomeye imbere y'Uwiteka. Abasobanuzi benshi ba Bibiliya bavuga ko kuba umuhigi ukomeye imbere y'Uwiteka nuko atari umuhigi w'inyamaswa, ahubwo yahigaga lezame z'Uwiteka, yahigaga ubugingo bw'abantu. Mu yandi magambo yari umurozi. Nimorode donc kuba ni ijambo ngo bakoreshaga bashaka kuvuga le chasseur des âmes, umuntu higa ame si ubugingo, umuntu higa ubugingo bw'abantu kubw'ubundi bwami. Mbese yari umuntu ubasha gukorana n'imyuka mu buryo bukomeye. Ari nayo mpamvu igihe yatangaga igishushanyo mbonera cyo kubaka umunara, yababwiye kubaka kugira ngo uwo munara ukore ku ijuru. Ariko se ku ijuru tuyobewe imyuka iba mu kirere. Iyo myuka rero Nimorode we yaramenyeranye nayo. Arangije ashaka kububakira umunara uzabakoza kuri ya myuka ya yindi iba mu kirere, bagatangira bagakorana. Ariko hari ibintu bibiri, hari ikintu mbajije ngo ni ibiki bigize Babuloni. Babuloni igizwe n'umudugudu ikagirwa n'umunara. Uriya munara akamaro kawo nuko uzagenda ugakora ku ijuru, tusikiye religieux, ibintu byose bijyanye n'iyobokamana nibyo uriya munara wasemborizaga muri Babuloni. Hanyuma umujyi wasemborizaga ibintu byose bijyanye na politiki. Donc systeme y'i Babuloni yari systeme ije gufatanya politiki n'iyobokamana ku buryo bikora ikivange utabasha kuvangura. Ku buryo muribuka Pawulo yigeze yandikira Abaroma, muri kiriya gihe yabandikiragamo ubwami bw'Abaroma nibwo bwami bwari bukomeye ku isi. Ku buryo igihe cyose Abaroma bakijijwe byarabananiraga kwitandukanya n'abandi Baroma basanzwe, basohoke muri bya byubahiro byo kumva ko Abaroma ari abantu bakomeye, basohoke muri kwa kwiyumva nyine nk'Umuroma ukitwara nk'Umuroma. Arangije arabandikira mu bice bya 8 arababwira ngo ntimukishushanye n'ab'iki gihe. Mu Kinyarwanda iyo bavuze ab'iki gihe kenshi twumva abajene, twumva abantu bambara gutya, twumva abantu bagenda gutya, ariko nusoma mu Cyongereza uzasanga yarababwiraga ngo do not conform yourself to the pattern of this world. The pattern, ntugirane partenariat, ntugirane partnership n'ubutware bw'iyi si, to the pattern of this world. Ntugirane partnership n'imikorere n'imibereho y'iyi si isanzwe, ngo ahubwo muhinduke rwose, kuko kugira ngo Umuroma akizwe n'Uburoma bumushiremo byasabaga ko ahinduka rwose, agize umutima mushya, apana umutima w'Abaroma, apana umutima wo kwiyumva nk'ikitabashwa kuko ari Umuroma. Oya, muhinduke rwose mugize umutima mushya. Icyo rero ni ikintu Babuloni yaje gukuraho. Iravuga iti reka da, twebwe noneho tubanze twubaka umudugudu, noneho hagati mu mudugudu dushyiremo n'umunara, bizakorana umudugudu n'umunara, umunara uzajya utugerera ku ijuru. Hanyuma uwo munara kandi
mu gifaransa bakoresha ijambo ngo bâtissons-nous un tour dont le sommet touche au ciel, dont le sommet. Donc yari tour wari umunara bagomba kubaka, agasongero kawo gusa kakaba ariko gakora ku ijuru. Bya bindi nababwiye bimeze bitya ndumva ibimenyetso hari aho mubizi. Agasongero konyine niko kagombaga gukora ku ijuru. Umunara wuzuye abaririmbyi, umunara wuzuye abanyamasengesho, wuzuye abavugabutumwa, wuzuye abadiyakoni, ariko agasongero k'uwo munara niko konyine kagomba gukora ku ijuru. Wabyumvise? Niho rero Babuloni yimutse, imikorere ya Babuloni irimuka, umunara wa Babuloni nawe urimuka uza mu nsengero zacu, ibyahoze ari minisiteri, za minisiteri 5, aho kugira ngo bikomeze bibe kugira ngo zihinduke ko umuntu wese yahawe umuhamagaro kugira ngo abera bose bafashwe, ahubwo bihinduka amapozisiyo. Habanza bishop, apotre, hagakurikira bishop, hagakurikira pasteri, hagakurikira inde hariya buriya ni umudiyakoni, bikagenda bihinduka amapozisiyo ku buryo tunayarwanira. Jyewe ubwanjye nkaba nzi ko ntigeze mpamagarirwa kuba umushumba kuko ntashoboye kwita ku bantu, ariko kuko ubushumba butakiri umuhamagaro ahubwo bwabaye pozisiyo, bwabaye nk'ipeti. Dusigaye tumeze nk'igisirikare cyo mu isi, aho uva kuri suriyetona, uba liyetona, uba kapiteni, uba gutyo gutyo ugenda uzamuka. Mu itorero nuko twagiye tugira ya mihamagaro. Ibyahoze ari imihamagaro tubihindura amapeti neza, ku buryo uburyo bwose nitwara mba ndimo nihatahata muri izi nguni za Babuloni ngo ndebe ko nanjye nagera mu gasongero nkakora ku ijuru. Niba uzasanga abantu baje gukizwa ariko bakirijwe muri systeme y'i Babuloni, bibagirwa ko umwenda wari ukingirije ahera watabutse, kuko baje binjirira mu munara, umunara ufite agasongero ariko konyine katugerera ku ijuru. Ugasanga umuntu niba afite ikibazo ntashobora gusenga, ntashobora kujya aho i Burayi ho n'ibindi bindi. Dufite abakozi b'Imana rwose akubwira ati agutelefone ati Imana irambwiye ngo nkugire aha n'aha nyoherereza itiki. Ukumva umuntu arakubwiye ati narinzi byaha muri Afurika ariho bavugana, ahubwo namwe abadiaspora muri iyo ngiyo ngo ni mubohereze. Ni nabo mu Rwanda aribo baba telefone hano. Okay. Umuntu wo mu Rwanda mwasenganye kera mwigeze nko guhurira ku musozi, aragutelefone ati mwene data mbega ikigeragezo mbonye, ati ntabwo nakimenye neza ariko Imana yambwiye ngo mufatira yirindwi, hitwa ngo iki? Hahandi Kanyarira, Kanyarira ye ni install ntawe utayizi. Ati nkufatira yirindwi Kanyarira. Ubwo nawe muri ya naivete ukabukira ngo ni mwene soko ko ni umuntu ukugiriye agahinda, uti yo mwene data Imana iguha umugisha rwose, ya unsengere ubwo ya iki Imana yaguhishurira urambwira. Ati nukuri pe, ati nahise nyatangira, ati ubu nguhamagaye ngeze ku munsi wa 2, ati gusa nyine ngomba kujya nyine aho ngaho Kanyarira, ariko nta tike mfite, ntacyo gusigira abana. Ubwo rero waba ufite umutwe utekereza ukaba wumvise icyo ashatse kukubwira, ukaba umenye naho ryayerekwa yagize ryakomotse. None Kararisa, tukira ese uyu udusomeye muri uriya munara w'i Babeli kwa Nimurodi. Nsomye kuri uyu munara w'i Babeli. Hanyuma Babuloni yo kwa Nebukadinezari ari mu Kaludaya yo yabihuriye he n'iyo Babuloni cyangwa se Babeli yo kwa Nimurodi? Ese yabihuriye he n'iyi ngiyi turi kubona batangiye kwinjira mirebana n'iyobokamana ivugwa ari mu byahishura? Babuloni yo kwa Nebukadinezari yo yarigizwe n'iki? Aha rero niho uri buhite wumva neza bya bintu byabaga kuri ba Daniyeli, bya bintu byabaga kuri ba Saduraka, Meshaki na Abedenego. Kuko Babuloni tugomba kuyumva mu buryo bubiri. Babuloni d'abord ni ahantu, kandi tugomba kumenya ko aho hantu hose aho hantu twese niho twasohotse. Sogokuruza wacu Aburahamu niho yari ari muri Uriya Bakarudayi.
igihe Imana yashakaga kumuhamagara irabanza iramubwira iti umva Aburahamu we banza usohoke muri Uri y'Abakaludaya. Ubundi iyo Imana iguhamagaye ikintu cya mbere igukorera ni ukugusohora muri Uri y'Abakaludaya. Biratworohera rero gusubirayo kuko niyo nkomoko yacu twese. Kiriya gihe sogokuruza Aburahamu twese twari tukiri muri we, adusohokana muri Uri y'Abakaludaya, ariko akantu gato gusa kabasha kudusubizayo. Bibiliya nitubwira ngo iyo turi iwacu mu mubiri ntabwo bishoboka ko twanezeza Imana, kuko iyo turi iwacu mu mubiri twongera gukururwa na Babuloni twasohotsemo, twongera gukururwa na ya Babuloni twahozemo kera. Babuloni rero ni ukuyumva mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere ni ubwami fizike nyabwo bwari buhari koko, ni ahantu hitwa Babuloni, habayeho hagize ubwami, ariko fondateri w'ubwo bwami ni uyu mugabo witwa Nimorodi. Yego. Hanyuma rero nyuma ya Nimorode Imana yabatatanyije indimi, bamwe baragenda ariko abandi nabo basigaye Babuloni. Babuloni irakura ihinduka ubwami, buza kuzazamo ba Nebukadinezari, buza kuzazamo nyine abo bandi bose tuzi bi Babuloni. Ariko mu gukura Babuloni nk'ahantu ntabwo yigeze itakaza ya mentalite ya Nebukadinezari, ya Nimorode, ya myumvire ya Nimorode yuko hagomba kuba umudugudu, ariko uwo mudugudu ukagira n'umunara. Niyo mpamvu wajyaga kubona ukabona umwami niwe uhindutse Imana, bagakora igishushanyo umuntu atakiramya bigahinduka ikibazo. None se kuramya no gutwara igihugu byari bihuriye he? Ku buryo umwami bamubwira bati urakora igishushanyo umuntu utakiramya, uwo nguwo araza gutabwa mu muriro. Urabibona ko yari ya systeme y'uruvangitirane, aho politike na religion bivanze, ku buryo umuntu atabasha kubivangura. Umwami akaba ajuwa role y'umwami na role y'umutambyi, ku buryo kutumvira igishushanyo umwami yashyizeho cyari ikibazo gikomeye cyane kibasha gutuma utabwa no mu muriro. Kuko fondateri wa Babuloni ntabwo yubatse umudugudu gusa, ahubwo yubatse n'umunara mu mudugudu. Ubwami bwose bwamukurikiye bwa Babuloni bwagendeye kuri icyo kintu cy'umudugudu n'umunara mu mudugudu. Ibyo bintu ntibyigeze bisigana, kandi ni nayo Babuloni dusanga mu byahishuwe, kugira ngo mpite mbifatanya. Iyo ugiye mu byahishuwe 13 batubwiramo inyamaswa ebyiri. Ziriya nyamaswa ebyiri nta nimwe yari ihanganye n'indi. Habanje iya mbere zivuye mu nyanja, iraza. Iriya nyamaswa nusoma neza uzabona ko ariyo guverinoma mondiale ya mbere. Nusoma mu byahishuwe 13 niyo guverinoma bagiye kutwereka mu minsi mike cyane iri imbere rwose. Muri iyi ewana twebwe tuzayibona niba tudakoze impanuka mu minsi mike. Niyo guverinoma bagiye kuzatwereka muri iyi minsi iri imbere mike cyane. Ubu uyu munsi wakubaza ngo perezida wa guverinoma mondiale ninde, ntabwo tumuzi. Ariko iyo urebye uburyo isi yose yumvikana ku kintu kimwe kigahita gikoreka ako kanya kandi kikagendera kimwe mu isi yose, ubona ko ubuyobozi bw'isi bwo burahari. Hasigaye kubutwereka, bakatwereka bati nguyu perezida mondiale. Ariko abana b'Imana basomye ibyanditswe byera bazi neza ko systeme y'iriya nyamaswa yavuye mu nyanja irakora cyane igeze kure. Dusigaje kubona ka gahembe kayo kagiye kuzamera gatuka Imana, gafite amagambo yo gutuka Imana, ngo kagahabwa kurwanya abera no kubanesha. Uzaba ayoboye iyo guverinoma uwo nguwo niwe dutegereje. Ariko iriya nyamaswa yavuye mu nyanja yaje ikurikiwe n'inyamaswa ya kabiri. Ngo iyo nyamaswa ya kabiri ihabwa gukora ibikomeye n'ubutware bwose bwa ya nyamaswa ya mbere mu maso yayo, dans sa présence. Ntabwo habanje kuvaho inyamaswa ya mbere ngo hazi iya kabiri, ahubwo zabaye inyamaswa ebyiri icyarimwe zikorera hamwe. Ngo kandi inyamaswa ya kabiri ya yindi yavuye mu gitaka, ngo yari ifite amahembe nk'ay'umwana w'intama. Wayirebera inyuma ukavuga uti ubu Kristo n'ubu.
ariko yavuga ukamenya ko ari cya kiyoka kiri kuvuga. Niyo mpamvu Dawidi yigeze kwandika aravuga ngo nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Niba ijambo ry'Imana ritari mu mutima wawe, ikiyoka nikivuga uzananirwa kumenya ko ari ikiyoka ukurikira amahembe y'umwana w'intama, kuko urebeye inyuma ni ubukristo pe bwa nyabwo. Ariko iyo avuze, Yesu niwe wavuze ngo ibiva mu muntu nibyo bihumanya, iyo avuze niho umenya ko ari umwana wa Satani nyakuri. Hanyuma iriya nyamaswa yavuye mu gitaka rero niyo wa munara w'i Babuloni. Hanyuma iriya nyamaswa yavuye mu nyanja, ya yindi yasohotse bwa mbere niyo wa mudugudu w'i Babuloni. Niho nagira ngo nguhurize, kandi ngiyo Babuloni igiye kuzangwa, kuko Babuloni igiye kuzangwa igizwe n'ibyo bintu bibiri. Donc nakubwiraga nti ikintu cya mbere, Babuloni yahoze ari ahantu, ni ahantu fizike, ariko kandi Babuloni ni na systeme. Babuloni turi kuvuga ahangaha twebwe ni systeme, kuko noneho iriya nyamaswa yo nka systeme ya Babuloni yo noneho izakurikirwa n'isi yose. Ntabwo bikiri ahantu hamwe, ahubwo ya systeme ya Babuloni yaragiye ikwira isi yose, iruzura, ngo abantu bose barayikurikira, ngo umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo yakurikiye iyo nyamaswa kandi ayitangariye. Neshatu hari Babuloni ya Nimurodi, iyo bayita ni Babeli. Hakaza Babuloni yo kwa Nebukadinezari ari mu Kaldayi cyangwa se muri Iraq. Hakaza Babuloni noneho ivugwa na Yohana noneho mu gitabo cy'Ibyahishuwe. None wiriya ivugwa na Yohana rero yo ni systeme, ariko nyine ni systeme ya yindi yo kwa Nimurode. Systeme yo kwa Nimurode niyo ubwami bw'ab'i Babuloni n'ubundi bwakomeje kwimiramo ba Nebukadinezari, hanyuma birakomeza noneho iyo systeme igiye gukwira, nako yakwiriye isi yose. Ikindi kintu nshaka kukwereka kuri iyi Babuloni ya Nimurode, warumbwiye ngo hari akantu wumvisemo, reka nkusomere mu itangiriro igice cya 9 umurongo waho wa mbere, ngo Imana iha umugisha Nowa n'abana be, irababwira iti mwororoke mugwire mwuzure isi. Yumva ko Imana ibabwiye ngo nibagende buzure isi bayikwire. Umva Nimurode rero w'icyo yababwiye hahandi mu gice cya 11 twasomye. Nimurode yarababwiye ngo mureke twiyubakire, reka mpere ku murongo wa 4, ngo mureke twiyubakire umudugudu n'inzu y'amatafari ndende izagere ku ijuru, kugira ngo twibonere izina rimenyekana, twe gutatanira gukwira isi yose. Imana yatanze icyerekezo cyo gukwira isi yose. Nimurode ati muramenye tudatatanira gukwira isi yose, tugume hamwe, twikorera akantu kamwe, tuvuge ururimi rumwe, tugire icyerekezo kimwe, ibintu byose bibe bimwe. Ariko muri uko gukora ibintu bimwe, Imana yo yari yarabaremeye kugira ngo bakwire isi yose, bo noneho bavuguruza Imana kugira ngo bibumbire hamwe. Sinzi niba abantu bari kubona uburyo isi irimo igenda ihinduka umudugudu, ku buryo abantu twese dusa n'abavuga ururimi rumwe. Iyo uvuze amafaranga ntawe utumva urwo rurimi. Ubu ngubu urahagarara hano ukavugisha uri mu Rwanda, ubu turi kuvugana. Urabona ko isi yo yamaze kuba umudugudu. Ariko ikintu Nimurode yakoze kwari ukuvuguruza icyo Imana yashyizeho. Ikintu systeme ya Babuloni irimo ikora ubu ngubu ni ukuvuguruza amahame, kuko nk'uko nakubwiye nouvelle ordre mondiale iza kuko ije gukuraho ordre yari isanzweho y'Imana. Imana hari ordre mondiale yatanze, itanga uburyo abantu bakwiye kubaho, igira amategeko ya natire abantu. Ariko ubu ngubu muri nouvelle ordre mondiale ya confusion, kwa gucanganyukisha abantu, ibintu byose byabaye uruvange, nta kintu kikiri naturere. Wa mugore Imana yaremye Eva ikamwita nyina w'ibifite ubugingo byose, nyina w'abafite umubiri bose, ubu ngubu hatorwa itegeko rimuha uburenganzira bwo gukuramo inda. Wa undi wari nyina w'abantu uri umuhotozi w'abantu, kandi biremewe. Babuloni irateye rwose, irubatse nta kibazo. Ni Imana yavuze ngo ntimukice abantu. Oya, ntabwo ukiri nyina w'abantu gusa, ubu waba n'umuhotozi w'abantu nta kibazo. Iryo tegeko urabizi ko hano turigira.
uzi ko naho barivuguruje abagore bajya mu muhanda kwigaragambya ngo bababujije kujya bihotorera abana ngo gukuramo inda ni droit. Hari ibintu ubona ubundi urabona ko ntari uwa kera cyane, ariko kimwe n'abandi bantu tunganya imyaka ndetse n'abantu yewe bafite imyaka 10 n'ingahe, twese twavutse tuzi ko umuntu avuka ari umuhungu undi akavuka ari umukobwa bikaba birangiriye aho. Ariko Babuloni kuko igomba kuvuguruza icyo Imana yashyizeho cyose, ubu twebwe mu marangamuntu yacu hari indi jare, hari jare yitwa X. Ntabwo hakiri gabo gore gusa, hari na X, kuko X ikubiyemo ibintu byinshi. X ikubiyemo umuntu wavutse nkanjye ari umukobwa ariko yakura yagira imyaka ingaha akumva si umukobwa neza, akaba yati jewe je suis dans le mauvais corps, ndi mu mubiri utari uwanjye. Urabona njyewe niyumvamo ko ndi umuhungu ariko sinzi Imana yaranyobeje nyereka mu mubiri w'abakobwa kandi ndi umuhungu. Ubwo uwo nguwo iyo ugiye kumuvuga ukavuga shi abana gufunga da, kuko we yakubwiye ko ari umuhungu, se de quel droit, ni iki kiguha uburenganzira bwo kumwita umukobwa? Ngo nuko ngo afite amabere, ngo nuko ateye gutya. Iyo ni discrimination, bana gufunga. Hakaba noneho abandi bita aba transgender. Abo ngabo bo aba yaravutse ari umuhungu cyangwa ari umukobwa ariko noneho agashaka guhindura n'umubiri we, akagenda rwose nk'ubu nkagenda bakantera hormone nkazana ubwanwa, amabere bakabaga, ibijyanye n'ibitsina bakabihindura byose. Ku buryo ejo twahoze tureba aka documentaire k'umugabo ufite ubwanwa, ufite ibigango nyine, ufite amatuza, ubona ari umugabo w'umunyabigango. Tugiye kubona tubona umugabo aratwite. Se ibi ni ibiki? Barimo basobanura mu makuru ko mu by'ukuri yavutse ari umukobwa, aribagisha, ubwo ngo ni umutransi, ngo ariko ngo utaragize ute, bifite amazina muri iyo jare ya X harimo ibintu nka bine. Ngo ni umutransgender wagiye baramubaga bamuhindura umugabo ku buryo agaragara inyuma, ariko ntibamukuramo iterisi, asigara nyababyeyi, asigara afite capacity nyine nk'iy'umugore yo gutwita. None kuko yashakanye n'umugabo mugenzi we, ubu baratwite rero. Donc uwo mwana azavuka afite abapapa babiri, ariko umwe mu bapapa yaramutwise akanamubyara. Urumva ya confusion nakubwiraga? None se matrice niyo bamuteretsemo? Oya, yavutse ari umukobwa. Hanyuma aragenda baramubaga, ariko mu kumubaga ababuza gukuramo imyanya ye yo kwibarukiramo. Ku buryo aracyafite uburyo bwo gutwita, ariko afite ubwanwa, afite impemwe, amabere bamazeho, afite ibi bya bintu byaharya babyita ngo iki gutya, bibipinya rwose, murabona ukabona ni umusore wagukubita ngo umukagwa hirya iriya, ariko mw'imbere ni umugore. Ubu rwose aratwita, arakuri, wagiye kubyara. Reka ibinyamakuru by'isi yose byahuruye kuko ari we muntu wa mbere umeze gutyo ugiye kubyara. Urumva yakugize nakubwiraga? Oya ni umunyamerika. Twigarukiye gato noneho rero Clarisse, atubwiye uti Babuloni igizwe n'ibintu bibiri, umunara n'umudugudu. Turashaka kugira ngo twinjire neza, kugira ngo natwe wa mugani twe guteza abantu iyo confusion, twe kubabera urujijo, kuko turashaka kubakura mu rujijo. Ahubwo duhere ku cyitwa umunara, kuko nicyo n'ubundi nabaye isa nkaho w'umufokasinga. Noneho tuzakurikizaho noneho umudugudu. Tugiye guhera ku munara. Ese uyu munara ni ibiki biwugize, kugira ngo ugende uvuga ido n'ido amazina yabyo, kugira ngo abantu babyumve neza? Uyu munara rero, uyu munara mu by'ukuri nari ngiye kuvuga ngo nta hantu twakura ifoto yawo ngo tuwubone, ariko ushobora kugugoringa. Hano hari amazu agiye yubatse su forme y'umunara w'i Babeli. Ushobora kwandika Parlement Européen Strasbourg, neza yubatse nka wa munara, kugera naho aho umunara watangiye gusenyukira bakwereka umeze nk'uri gusenyuka.
nicyo gishushanyo mbonera cya Parlement y'i Strasbourg. Uriya munara rero mu by'ukuri wari ufite igishushanyo mbonera, bagombaga kubaka umunara nyine ukazamuka urumva uko umunara uzamuka ntabwo abantu baba bari kuri etaje zimwe, ugizwe n'ama etaje atandukanye, ibyo bita amadogere, reka mba ariko mbivuga, abantu bajya mu bintu bya initiation nk'abafuramaso n'iki babyita amadogere atandukanye. Uri kuri etaje yo hasi ntangana n'uri ku ya kabiri, ntangana n'uri ku ya 10, gutyo. Ariko abo bose nubwo bimeze bityo bakazasumbwa noneho n'abandi bari mu gasongero. Urabona ko aba bantu mu gihe cyabo bubakishaga amabuye batoye, hanyuma bagafatishamo ibyondo kugira ngo amazu afatane. Ariko Bibiliya yatweretse ko bo bahisemo kubakisha amatafari, baranayatwika kugira ngo bikomere kurushaho, ngo aho kugira ngo noneho bashyiremo ibyondo bashyiramo isima, kuko uyu munara niwo wagombaga kuba umeze nk'ibindi bintu bamenyereye kubakiraho. Noneho ariko uwo munara barawuzamura bawugejeje hejuru utaragera aho bifuzaga, Imana confusing indimi zabo, baratatana. Nyuma y'ibinyejana runaka rero haje guhaguruka abantu, urumva babandi bubakaga n'abubatsi ariko ntibabashije kugera ku cyo bashaka kugeraho. Noneho haza guhaguruka abandi biyitsa abubatsi nyabo, des francs-maçons, abubatsi nyabo, abo twita abafuramaso cyangwa freemason. Bo baza noneho baje gusoza icyatangiwe na babandi. Urabona babandi barubatse ntibagera ku gasongero, ariko abafuramaso bo bubatse baje bakita gute, ikimenyetso cyabo cyangwa ikirangantego cyabo ari ka gasongero b'abantu batubatse. Abantu biriya bintu bajya bagira ngo ni coincidence, ariko ntabwo ari coincidence habe na gatoya. Biriya bintu ni ugukora mu jisho ry'Imana, nko kuyereka ngo Nimorode waramutesheje, noneho twe tuje turi agasongero sasa. Baza ari agasongero kugira ngo mu buryo bw'umwuka basoze icyo Nimorode yari yaratangiye. Bariya abantu bo mu gasongero nibo noneho ubu ngubu basigaye bitwa ko ari bo bubatsi, noneho nta nubwo bakibaka umunara gusa, barubaka isi gusa, barubaka isi mu buryo politike, barubaka isi mu buryo bwa education, barubaka isi mu buryo bwa religion, baratwubakira amashuri ya theology. Mu minsi iza haraza gusohoka amategeko atemerera umuntu udafite diplome muri theology n'urugero kuba atakora umurimo w'Imana. Ahubwo byarabaye, ariko niyo ngiyo iwanyu si ibisanzwe. Ahubwo twebwe impamvu ari ibisanzwe nuko ibintu byacu urebye ni amadini cyane kurusha. Urabona iwacu ubona hakirimo n'akantu k'umwuka, haracyarimo akantu ko gusabana n'Imana. Ubu rero ahangaha iyo witegereje ubona byabaye nka institution, kandi birumvikana kugira ngo ukore muri institution runaka ugomba kuba ufite impamyabumenyi ikwemerera gukora muri institution. Rero niko bimeze, ninaha byararangiye. Karibu rero muri institution yitwa idini, karibu muri institution Kristo Yesu agiye guhunga, kubera ko natangiriye ku ijambo rivuga ngo hazabaho inzira nyabagendwa. Iyo nzira izitwa inzira yo kwera, ngo umugenzi naho yaba umuswa atazi gusoma no kwandika, uwo ni umuswa, ariko ntashobora kuyiyoba, kuko muri iyo nzira harimo umucyo witwa Kristo Yesu. Ariko iyo ubonye uyu munara utangiye gushyiraho amategeko y'uko niba udafite diplome muri iki n'iki ntabwo wakorera Imana. Ntabwo turasobanukirwa umunara neza. Ni urimo uravuga ni uwo munara niyo Babuloni. Donc umunara wo muri Babuloni nshaka kuvuga nk'uko natangiye mbikubwira, Babuloni irimo ibice bibiri. Hari igice cy'umudugudu ariyo systeme politique, ari nayo mu byahishuwe igereranywa na ya nyamaswa yavuye mu nyanja. Hakaba noneho igice cy'umunara ariyo systeme religieux, yongera ikagereranywa na ya nyamaswa yo mu byahishuwe yavuye mu gitaka. Aho rero niho nshaka ko winjira iyo religieux tukinjiramo tukayisobanura neza mu buryo bwumvikana neza. Babuloni ubundi ni uruvangitirane. Babuloni ni agatogo. Iyo tuvuze n'amadini biragoye kuyatandukanya n'abafrimaso. None se niba tuvuge
umuntu w'umufirimaso ashinze ishuri rya teoloji, sibyo? Umupasiteri akajya kuryigamo, akaza amaze kugraduatinga mu ishuri ry'abafirimaso, ariko agashinga idini rya gikristo. Ibyo bintu uzabivangura ute? Kuko muri iryo dini ntibazavugamo freemason, ariko bazaba bafite iyerekwa ry'uwabigishije. Ubundi hari ikintu gitangaje cyane kubona wa mugani turi mu bintu byitwa ko byubakiye ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, ariko bikaba byaratakaje uko intumwa n'abahanuzi babisize, ariko twebwe tukaguma muri byo, kandi tugakomeza kubona ko nta cyahindutse. Mu by'ukuri ikintu kizakubwira, ntabwo navuga ko nta matorero mazima ariho, ibyo sinabivuga pe. So reka mvuge ngo ese ni gute wamenya ko idini ryawe urimo, cyangwa se kuko nyine Babuloni uwo munara urimo ni ihuriro ry'amadini atandukanye cyane, ko murabizi ko ubu ngubu tugiye kwinjira mu bumwe bw'amatorero, tuvangavanga ibintu bidashoboka kuvangika. Ngira ngo wumvise iri dini rishya rya New Age ryaje, hari uruvangitirane rurimo rwikora ikimenisme, barimo baragerageza guhuza amadini bakora idini rimwe, ariko ni ibintu bidashobora kuvanga. Umuhindu, umubudiste, umukristo, twese ngo dusenga Imana imwe, baduhurize mu idini rimwe. Sinzi niba mwarumvise ibijyanye na New Age, iri dini rimwe bari gukora, ndetse ryo ryanatangiye no aba New Agers bo hari nabo muba muziranye gutya, muziranye neza, ni abantu nyine baba bameze nk'aho ari abantu beza, ariko ikintu kizamukubwira apuresha inite rwose, uburyo dusenga Imana imwe, twakagombye kuba dukundana, twakagombye ibintu nk'ibyo nyine. Mu by'ukuri ukibyumva bwa mbere bidasona nabi, ariko ubikurikiye byakugeza ahantu kure. Hanyuma rero twebwe nkatwe abakristo, amadini turimo ni iki cyakubwira ko idini urimo? Kandi ibi ngibi hari n'abantu bayoboye amadini ni ukuri bikundira Yesu, ariko batiranda konte ko bari gukorera muri systeme ya Babuloni. Nawe yabyumva akaba yasohora abantu ayoboye muri iyo Babuloni, akaba yasohora abantu muri Babuloni akabegereza Kristo, kandi n'itorero ridasenyutse. Mu by'ukuri ikintu cya mbere kizakubwira ko ibintu ahantu usengera cyangwa idini urimo riri muri systeme y'Ibabuloni, nuko rikorera mu cyo bita systeme pyramidale. Donc bibumbiye hamwe ibintu bigize uyu munara niyobokamana muri rusange. Yego. Kuko tuyobotse Imana zitandukanye, kandi tunaziyobotse mu buryo butandukanye. Ababudiste bayobotse Imana ariko ntidusenga Buddha. Abakristo bayobotse Imana, mbese twese tuyobotse Imana, ariko ikibangamiye Satani ntabwo ari uko uyobotse Imana gusa, ahubwo ni n'uburyo uyobotsemo. Rero niba uyobotse Imana mu buryo bwa Babuloni, nyine ubwo uri muri systeme y'Ibabuloni, nta murimo werekeza hatari Babuloni. Kandi Babuloni nayo nta handi iri kwerekeza hatari kukugwa kwayo. Nashakaga gusoreza ku cyanditswe kiri, akaba ari naho tuzasubukurira. Mu cyanditswe kiri mu Byahishuwe 18, ndasoma mpereye ku murongo wa 4, haravuga ngo, cyangwa reka nsome mpereye hejuru nze kurangiriza ku murongo wa 6, haravuga ngo, hanyuma y'ibyo mbona marayika wundi amanuka ava mu ijuru afite ubutware bukomeye, isi imurikirwa n'ubwiza bwe, arangurura ijwi rirenga ati, iraguye iraguye Babuloni ikomeye, ihindutse icumbi ry'abadayimoni, aharindirwa imyuka mibi yose n'ibisiga byose bihumanye kandi byangwa, kuko amahanga yose yanyoye inzoga ari zo ruba ry'ubusambanyi bw'uwo mudugudu, kandi abami bo mu isi. Wumvise ibintu bigize Babuloni? Icya mbere, amahanga yose yanyoye inzoga ari zo ruba ry'ubusambanyi bw'uwo mudugudu. Icya kabiri, abami bo mu isi basambanaga nawo. Icya gatatu, abatunzi bo mu isi batungishwaga n'ubwinshi bw'ubutunzi bwawo no kudamarara. Numva irindi jwi rivugira mu ijuru riti, bwoko bwanjye. Byumvikana ko ubwoko bw'Imana icyo gihe bwari buri muri Babuloni, ariko ngo yumva irindi jwi rivuga ngo, bwoko bwanjye nimuwusohokemo,
kugira ngo mwe gufatanya n'ibyaha byawo, mwe guhabwa no ku byago byawo. Imana yo mu ijuru iduhana umugisha. Ikiganiro cyabaye kirekire, mutubabarire, ariko ahangaha noneho niho tuzatangirira ubutaha, tuvuge tuti se turasohoka muri Babuloni twerekeze he? Ese turayisohokamo dute? turabwirwa n'iki ko turi muri Babuloni ubundi? Ndumva ari aho twasoreza. Imana iduhana umugisha. Murakoze cyane Clarisse w'ikiganiro cyiza. Mwadufasha gusenga kugira ngo turebe uburyo twitegura ikibi ubutaha. Reka tubwire abadukurikiye gukomeza kubana natwe kuko tuzavuga byinshi. Mudufashe gusenga, Imana ikomeze guha abantu ubwenge no kujijuka, barushaho gusobanukirwa neza iyi Babuloni yariyo, kandi n'ibindi bisigaye bazabyumve. Turagushimiye mwami wacu Yesu Kristo ko wagiye ku musaraba kugira ngo cya gitambaro cyari gikingirije ahera hahera mwami gicikemo kabiri, maze buri muntu wese abashe kwigererayo, abashe kugirana ubusabane bwe nawe mwami Imana, abashe kukugira nk'Imana ye bwite, nk'uko umuhanuzi yavuze ngo Uwiteka Imana iri muri wowe imbere ni intwari kandi irakiza. Mana, muri twebwe harimo benshi bakurikiye Imana iri mu bapasiteri babo, bakurikira Imana iri mu baapostles babo, ariko hakenewe ko buri muntu wese wumvira ijambo atangira kwimika Imana mu mutima we, ikaba Imana iri muri we n'imbere mwami, kugira ngo umuhindukire intwari kandi umuhindukire Imana yo gukiza. Nemerera rero mwami Imana abageze ahantu aho wari waraciye wa mwendamo kabiri bagasanga bongeye kubaka igikuta kugira ngo Uwiteka hagire undi muhuza w'Imana nabo, abo bantu bahumura amaso Papa, basohoke muri ibyo bikuta, basohoke muri izo Babuloni, bamenye ko waje kugira ngo ugirane umubano bwite n'umuntu ku giti cye, kandi mwami Imana ukomeze kwihishurira buri muntu nk'uko Pawulo yasengeye itorero, aravuga ngo icyo mbasabira ni ukugira ngo mumenye Imana kandi muyimenye neza. Mwami, hari benshi bakuzi ariko dukeneye kukumenya neza kurushaho kugira ngo tugirane umubano nawe Data. Iki ni igihe cyo kugira ngo dusohoke mu kivunge, iki ni igihe cyo kugira ngo mwami tube separe, dutandukanywe mwami Imana, nk'uko ujya guhamagara muri Uriya Bakarudaya wasohoyemo Aburamu gusa mwami, wamugeza hirya ukamwambura izina ryo muri Uriya Bakarudaya ukamuha izina rishya mwami. Uko niko mwami wifuza n'uyu munsi kugenda uhamagara umuntu umwe ku giti cye mwami Imana, abantu bagasohoka mu kivunge, kuko turi kunyura mu nzira ifunganye, ntabwo ari igihogere ngo turagenda mwami n'ikivunge cy'abantu, ahubwo ni inzira yo kugenda umuntu umwe ku giti cye yomatanye nawe mwami. Ndasengera rero buri muntu wumvise iri jambo kugira ngo umusobanurire, umuhe umwuka w'ubwenge no guhishurirwa bituma arushaho kukumenya, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Turagushimiye cyane Clarisse, Imana iguhe cyane. Hanyuma turashimira nawe wari ukuri iki kiganiro, kandi turagusaba gusharinga ubutumwa bwiza ku nshuti n'abavandimwe hirya no hino kugira ngo ubutumwa bukomeze kugera kure. Ubundi ikiganiro menya nibi nakagaruka. Reka tubabwire ngo shalom shalom shalom. Shalom, kandi namwe murakoze cyane. Abahinduye benshi mu bihe bikomeye, babitse ubutunzi bwawe.